Janvier zino wamukoreye Yaya kabisa pari oji pari achini Fasha gutya Niwane Kora bandi sibyo mama Mwana
murakoze. Ikintu cya mbere nabanza kuvuga no gushima Imana imaze kuduha umuryango. Murabona ko buri munsi ku munsi tugenda twaguka kugira umuryango mugari, sibyo? Icya kabiri turayishimira yuko tugihumeka twese, si buri wese wabashe kugeza iki gihe, sibyo? Ikindi ni ukubanza kubashimira mwese kuba mwabashe kumva ubutumire cyangwa kuza kwifatanya n'umuvandimwe wacu wagize isabukuru y'amavuko. Si ibintu by'agaciro se? Murabizi ko ni igikorwa tumaze kugira umuco kandi ni igikorwa cyiza cyane gikwiye kuzaturanga n'ahandi ari hose niyo yaba atari hano. So muri make yangiye kubanza mbabwire ni ibintu byahuriranye kandi byiza kandi biba ku munsi mwiza, umunsi w'agaciro. Uyu munsi murabizi, wenda kuba atabizi, turi ku itariki ya mbere z'ukwa kabiri, mu munsi twibuka y'intwari zitangiye igihugu cyacu, sibyo? So uyu munsi rero nk'uko mubibona, nabanza kuvuga ngo kondoleyanse ku muvandimwe wacu Diane Uwimbabazi. Uyu munsi nibwo umubyeyi we witwa Uwimbabazi Jean Paul yabashe gutaha nk'intwari, kuko ni intwari yatashye ku munsi w'intwari. Ariko ikindi kintu cyiza kidushimisha, umwana we yavutse ku munsi w'intwari kandi azaba n'intwari, umuntu ko yatangiye gutera ikirenge muke, sibyo? So icyo navuga rero, uyu ni umunsi kugira ngo ubashe kugenda uko ugiye kugenda cyangwa nuko naho bigeze. Ntekereza ko ni abantu benshi bitanze kugira ngo bibashe kugenda gutya. Mwabanshimira mukabamera amashyi. So ikindi nabwira Diane, nawe n'ibira byose twakoze ngo yumve ngo harimo urwango cyangwa iki, ni urukundo rwinshi cyane tumufitiye, sibyo? Kuko burya uzagira amahirwe nugira ikirori, ubona inshuti, abavandimwe, abantu bangana gutya, abantu batoya, abantu bakuru baze mu birori byawe, sibyo? Baze kuguha congratulation. So ikindi navuga nuko wenda kuba atazi amazina y'uyu muvandimwe, abenshi bamuzi nka Sabrine, abandi bakamumenya nka Dafu mu mafilime yagiye akina. Abizi ko no mukinnyi wacu kandi ukomeza kugenda atera intambwe muri sinema. Ntekereza ko mwese mugenda mubibona. Kuba atazi amazina yitwa Uwimbabazi Diane. Aba ngabo wenda harimo n'abana, nimugire ngo nta marira yandi, aya ni amarira y'ibyishimo. Ariko uzi kubona abantu bangana gutya bagushagaye, birakurengukariza inemosi. turitegereje rero natwe mwumva ko abantu basuje bose abantu baratuje muri rusange kandi turategereje nyirizina. Icyo dutegereje nk'abakunzi b'Ishangi Radio TV FM ndetse n'abakunzi b'Ishangi Focus TV, abakunzi ba sinema nyarwanda by'ukuri Diane Uwimbabazi, umwe mu banditsi ba filime nyarwanda ndetse yatwandikiye filime yitwa Inkota ndetse asubika filime yitwa Akabariro, Umutungo ndetse na Bihoyiki. Ngira ngo rero ni imwe muri filime nemeza ntashidikanya yuko zirimo zigenda zikora gahunda nziza
hari n'indi hafi gusohoka yitwa Iherezo ni irihe. Aha rero turategereje gahunda afite maze kuyitwereka, namwe turababwira abo turi kumwe ku Ishangi Radio TV FM, radio yawe, radio yacu, radio ivugira ku isi yose. Reka rero uyu mwanya dutegereza nyine nk'uko namwe mu byumba turacyategereje. Bamuhaye ijambo nk'uko twabibabwiye, ariko ijambo ryanze kuvamo guhindura umunyamakuru bamwicaza ahandi hantu. Turategereje rero tuze kumenya gahunda uko ihagaze. Byose ni njye, turategereje rero tubyumve rero nk'uko bari babwiye ni itariki ya mbere z'ukwa kabiri, umunsi w'intwari. Rero impande zose wanjye avuka mu Mutara. Ubwo rero ibyo ngiye gukora mu byihanganire ntibize kugira umuntu biri bubangamire, kuko n'ubundi dusanzwe tubikora. bakunzi b'Ishangi Focus TV rero n'abakunzi b'Ishangi Radio TV, udukweto twaba tuvanyemo namwe murabyumva. Ngira ngo baraza kubibona namwe ubwanyu, ngira ngo hari ibintu byagoranye. Turi muri gahunda y'umunsi w'intwari, aho twibuka inkweto zo zanze, ngira ngo hari twamufasha ariko bigenda simbizi, ubwo namwe muraza kumfasha mu bimenye nuko nyine. Hanyuma rero bakunzi b'Ishangi Radio TV FM, iyi ni gahunda y'umunsi w'intwari, umunsi w'intwari aho twibuka by'umwihariko abana b'u Rwanda bitangiye igihugu, ndetse by'umwihariko bakamena amaraso, aho twibuka by'umwihariko umubyeyi nanone wa Uwimbabazi Diane, akaba uwo mubyeyi yitwa Uwimbabazi Jean Paul. Ngira ngo amasogisi yo niyo turimo tuvanamo, ntabwo ndabimenye ibyo ari byo, namwe murabyumva. Ubwo rero ibisigaye turaza kumenya ngo ni ibiki, hanyuma noneho niturangiza turabimenya. Hanyuma turi kumwe na Sot Pro, umunyamakuru wanyu kandi by'umwihariko umwakiteri ukomeye cyane muri filimi nyarwanda. Hanyuma turategereje nk'uko mubyumva, nategereje ntabwo ndamenya ibyo ari byo. Turimo namwe nk'uko mubireba abakunzi ba Ishangi Focus TV. Ahangaha rero nukuvuga ngo nashyizemo ibirenge mwibase, ubu niyo gahunda iriho. Ubundi turategereje tuze kumenya amakuru n'ako karirimbo ko kwibuka intwari zacu zadukoreye igikorwa gikomeye uyu munsi, tukagira n'uyu mwanya wo kugira anniversaire nziza y'umukobwa wacu Uwimbabazi Diane. Hanyuma rero turategereje umunsi w'icyubahiro umubyeyi wanjye. Rero ibiranga intwari byose ngomba kubimukorera, ngo niba uri mu cyimbo cye. nongere mbibutse ko uyu nguyu Uwimbabazi aba muri sinema nyarwanda, akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda, ndetse by'umwihariko iyi gahunda rero ngira ngo ni gahunda yo koza ibirenge nk'uko ndimo mbibona. Hanyuma noneho igisigaye tukaba umwana wacu, ndetse by'umwihariko nk'Ishangi Company Limited twatoje ibijyanye na sinema nyarwanda. Uyu munsi ari ku kigero cyiza cyane, ikigero gisobanutse cyane, aho bigaragara neza yuko ibyo turimo dukora namwe murabyumva. Turabibabwira mu majwi, ariko amashusho Sot Pro arahari ngo azayabagezeho 5 kuri 5. Bakunzi b'Ishangi Radio TV FM, abakunzi b'Ishangi Focus TV, turababwira ngo iyi gahunda rero
twamushimira arakoze cyane. Umukobwa wacu Imana imuha arimo gukora gahunda yo gukarabya ibirenge. Ibisigaye rero ngira ngo ndategereje na bakunzi b'Ishangi Radio TV FM, ntabwo ndabimenya neza, ibisigaye muraza kubimenya mu mwanya. Haje gahunda y'umwitero ngira ngo ni umushanana cyangwa se abandi baza kudusobanurira uwo mwitero rero barawunyenyeje nk'uko mu byumba. Ubu ngubu ndawufite rwose neza ku bitugu. Umukobwa wacu niko yabikoze, niko yabiteguye. Hanyuma igisigaye turaza kukibabwira. Sotipro ari ku mashusho neza, arimo kuyabaha ndabyizera. Iyi ni gahunda rero ikomeye cyane, gahunda nziza cyane, gahunda y'umunsi w'intwari, aho umukobwa wacu avuga ati Ishangi Company Limited ni umwe mu bantu bahagarariye umubyeyi wanjye ahangaha ndetse mu ntara y'Amajyepfo. Ngira ngo rero ibyo ngiye gukora ndabiha Ishangi Company Limited kugira ngo ibi bintu mbabwire ngo aho umubyeyi wanjye atari murahari. Nongera kwibutsa abakunzi b'Ishangi Radio TV yuko turi kumwe na Ishangi Focus TV yose ndetse abakinyi ba sinema nyarwanda mu Ishangi Company Limited Rwanda. Uyu munsi barahari, barimo kubireba amaso ku maso. Nakantu bagiye kongera kwambika uyu muntu, bakavuga bati rero ari buhagarare mu kimbo cya nyakwigendera wabaye intwari. Yari umusirikare, twibutse neza yuko ahangaha bagiye kunyambika kandi iri n'ikamba nanone iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, aho uyu munsi ndyambaye nk'umuyobozi w'Ishangi Company Limited Rwanda, ndetse by'umwihariko hakiyongeraho n'icyansi. Ngira ngo ahari ni amata ngiye kunywa ko byagenda kose. Mama yaba ari kuyamu nayanyweye rwose. Ubwo rero amata n'icyansi cyiza cyane rwose gisize neza. Umukobwa yari yabiteguye neza cyane. Gusa mu Ishangi Company Limited Rwanda aradutunguye. Ubu rero ikigaragara cyo nambaye nyine inkweto byerekana yuko maze gukaraba ibirenge. Hanyuma ngira ngo bampereje icumu, nanjye ndyakiriye na yombi rwose. Umukobwa wacu azanye undi mugabo rwose w'ibigango ufatika, hanyuma umugabo niwe umpaye icumu. Bityo rero bakunzi b'Ishangi Radio TV FM, turi kumwe 5 kuri 5 ahangaha birimo kuberana ku cyicaro cy'Ishangi Company Limited Rwanda, aho ikorera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango. Rero ushaka kubibona namwe bisobanuye mwite mukarabye no kumwuba kubera ko igikorwa gikomeye. Ngenda mwubaha kandi ndanamukunda. Rero ko nari mu rugo naho mubango ni mu rugo, yari mu kimbo cye. Rero mukarabye no kumwubaha nk'umukobwa yabyaye. Mwitero kumufubika yahora yifubitse ntazicwe n'imbeba. Icumu azagera hose azabashe kwirwanaho nk'intwari. Akakumwire mureba ni ukumushimira ko yabayeyo kandi azahora abaye. Kandi ndamushimira ko yanangize izina rye. Imana izamumugisha, nzamukurikiza imico ye yose. Nabisezeranye ntabwo nzamubangamira, nzamubaha uko bikwiye. Mbivugiye ahangaha ahubwo niwe nzubaha, ntabwo na hamwe nzateshuka. Impamvu nabikoze mbere ni ukugira ngo dufatanye iki gikorwa abe yambaye nk'uko nifuza ko yagakwiye kuba yambaye. Murakoze. Amashyi kuri amashyi muhaye, igikorwa gikomeye cyane. Igihe nk'umuyobozi w'Ishangi Company Limited Rwanda, ubu tuvuga
tuvugana nambaye wa mwitero nyine, nambaye n'ikamba riri mu ibara ry'umweru ndetse hari n'ibara ry'ubururu, kandi ubururu busobanura ubwami nk'uko mubyibuka. Mfite n'icumu mu ntoki ndetse by'umwihariko akaba avuga ati rwose iki gikorwa ngikoze kugira ngo nibutse papa yuko nubwo yapfuye ariko yapfuye ari intwari ndetse nzamukurikiza kandi nzaba intwari nkawe. Twongeye tuvuze yuko Diane ni umwe mu bakobwa b'intwari mu Ishangi Company Limited Rwanda ndetse umwanditsi wa filime nyarwanda, ku buryo ubona ko ari mu rugendo rufatika rwiza, ni umwe mu basitari urimo ushakishwa cyane, byerekana ko rero bigaragaza koko arimo kugenda b'intwari nk'uko n'abakinnyi ba sinema nyarwanda babizi nabo ubwabo atari ukumutakagiza. Ikindi rero reka dutegereze gahunda yindi isigaye kugira ngo uyu musi nawe akomeze gahunda yiwe. Ibyo turi bugiremo byose turabibabwira. Soti Corona wari hano kugira ngo abagezeho amashusho yose. Abandi bakunzi ba sinema nyarwanda bo muzakurikirana mu bihugu bitandukanye, mwumve yuko uyu mukobwa ni umwe mu bantu bakoze anniversaire ndetse y'igitangaza, natwe ubwacu biradutunguye cyane. Ntabwo twari tubyizeye ko biri bugende gutya, twari tuzi ko ari bisanzwe, ariko uyu mwanya ngira ngo ni umunsi w'intwari koko, ni umunsi wahuriranye, ni umunsi Jean Paul Uwimbabazi yasinziriye n'intwari iri ku rugamba, ndetse by'umwihariko ni umunsi Uwimbabazi Diane yavutseho. Icyo tutaramubaza ni igihe yavukiye Diane. Ubu ngubu tuvugana tuzi ko uyu munsi turi ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2 ndetse mu 2022. Ntabwo turamenya neza itariki yavukiyeho n'ukwezi n'umwaka kugira ngo tuze kwibabwira, ngo mu mwanya hari MC araza kudufasha, abidufashemo tuze kumenya iyo tariki niye kugira ngo bize kudufasha gukomeza gahunda ya anniversaire dufite ndetse no kuruka nyakwigendera Uwimbabazi Jean Paul wasinziriye n'intwari. Murakoze rero, reka gahunda dukomeze tubarebere uko bimeze, turaza kubabwira. Turi kumwe na Soti Pro ndetse n'abakunzi b'Ishangi Company Limited, abakunzi b'Ishangi Radio TV FM ndetse n'Ishangi Focus TV, abakunzi ba sinema nyarwanda nk'uko bose bahari na X TV, abo bose barahari kugira ngo barebe iyi gahunda, ndetse abantu benshi bahari. Umunyamakuru Soti Pro araza kubabereka kugira ngo ibintu bifatika kandi bisobanutse. Umukobwa aracyafite agahinda birumvikana, ariko turategereje gahunda y'ikoze kurikirana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikintu navuga kindi isuku ndamwakonje, mushimire bano bantu, yaba ari dadi wacu twabona nuko tubashimira, ariko mu buryo bwo gucunguza umwete nasaba Diane akihangana nk'uko yabaye intwari akatubwira umwaka yavutsemo, kuko itariki mwese murayizi. Murakoze. bwo kwandika kugira ngo wenda byorohere bamwe babashe kubibona neza kurushaho, kuko wenda kuvuga biracyari gukomeza kugira, ariko nekereza ko umuntu wese uri hano yishimye, arishimye, kandi n'umuntu utakishima sinzi uko yaba ameze, sibyo? Iki ni igikorwa kandi bijye bitubera n'urugero, bijye bitubera n'urugero aho tugenda hose. So rero umukobwa wacu yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2 1999. Mwamumereye amashyi. So kugira ngo rero ducunguze uburyo umwete, nasabaga Diane ko yakigira hano hafi. So ikindi nago wenda navuga ngo nabyita ukunda, ariko numvaga dadi amufashije nk'umubyeyi we umureberera kandi uzahora amureberera, numva yamufasha gucana ino buji. Murakoze. uri kuyicurika. So nk'uko mwese muri kubyibonera, ibintu byinshi ko tudakwiye kuzaba mu mwijima cyangwa guhera mu mwijima, sibyo? Mbese muri make ibyo tuba dukora byose tuba tugomba kuva mu mwijima tujya mu rumuri.
so mwamfasha tukabaha amashyi menshi cyane. Yuko n'abandi bakomeza batambuka bagafata ifoto y'urwibutso umwe kuri umwe. Nako ni murumuna we sori muranyaganira aramuhobeye ibyishimo biramurenga aranarize ariko namarira y'ibyishimo gukora akomeza kubibabwira. So abakunzi b'Ishangi Focus TV, abakunzi b'Ishangi X TV, abakunzi b'Ishangi Radio TV FM, abakunzi b'Ishangi Company Limited Rwanda, dukomeza kubabwira ngo turabakunda kandi dukomeza no kubifuriza umunsi Company Limited Rwanda. So murakoze cyane, nabasaba mu buryo bwo kugira ngo ducuruze ubucuruzi ko baturekeye tugakomeza n'ibindi bikorwa. Murakoze. Nongera kubibutsa yuko bagiye gukata keke ariko murakoze cyane. Tugeze mu gikorwa cyo kwakira abantu bitabiriye isabukuru nziza y'umuvandimwe wacu Uwimbabazi Diane, kandi tugeze no mu gikorwa cyiza nanone cyo gukomeza kwishimira ndetse no kwizihiza umunsi w'intwari muri rusange, dukomeza no gushimira abantu ariho bose barukiye mu mahoro babaye intwari, abaye intwari z'igihugu cyacu. Umuntu wabaye intwari yaba ari ku babyeyi be, yaba ari ku bana be, yaba ari ku nshuti. Burya aho uri hose jya wumva ko uri umuntu w'agaciro, cyane cyane na dadi wacu nge namwita intwari n'ubwo ataritahira, kandi mwisi intwari ngiye ku giti cyanjye n'abandi ntekereza ko mwamwita intwari. Ni byinshi adukorera, burya uzaharanire gukora ibyiza ukiri ku isi, uzaharanire gusiga inkuru nziza imusozi nk'uko bajya babivuga abantu bakuru. Twese tujye tumwigiraho, ni byinshi cyane adukorera, ni byinshi cyane adukorera, nta kiguzi atwaka. Hari benshi bamukoreye ibi ari uko babanje kukwaka ikiguzi. Ngira ngo fane wibuke neza ko uyu munsi ari umunsi w'intwari kandi ni umuryango watashye. Reka rero twibutse abantu yuko Jambo Uwimbabazi Ishangi Company Limited yambaye ikamba ry'uko byanditseho ngo uri intwari data, bishatse kuvuga yuko ari mu cyimbo cya Uwimbabazi Jean Paul, umubyeyi wa Uwimbabazi Diane.
ngo no kuvuga ngo mwumve agaciro CEO Shangi Company Limited akabana n'umuyobozi w'iradiyo Shangi Radio TV urumva agaciro afite muri bino birori byo kuba turimo dushyigikira umuvandimwe wacu wavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Urumva yuko ni ibintu biryoshye cyane, ni ibintu bishyushye bitose. Karame naho ubundi rero umwanzi w'ibihe ni amasaha Moses. Yego reka igihe cyawe reka tabaye ndabona ibigori bana ariko wabiriye niba hari muri babiri abantu bose ndabona bakunze ji bita iherezo n'irihe. Reka mbabwire ngo rero yagenge ndabona igenda iza rwose nabibabwiraga mukagira ngo hari nayo abanyamakuru ariko ibintu byakomeye cyane. Reka ko mu bigaragara unakeke nk'uko nabibabwiye nyibanjirijeho nyine ndabibona ibintu byakomeye dia ujya kubera abantu iyi namwe abantu mwe sinzi uko biza kugenda ariko icyo nzi cyo biraza kugorana cyane. ndabona cece rwose ingezeho abakunzi b'Ishangi Radio TV FM iyo kingezeho ndabona sinzi ko turi bugeze sinzi ibintu birakaze byo ndabona byabitari gatanu. Diane aravuga ati se ndayihera bivuze ngo yamukanze sera cyangwa ibintu birasobanutse rwose. Aha rero bagiye kugera kuri mama Shangi hari umuyobozi wa UPT aho ngaho ngira ngo umuyobozi wa UPT nawe bamugezeho baramuka rero nawe ni umubyeyi ushinzwe kwambika abakinnyi b'Ishangi Radio TV FM ndetse n'Ishangi Focus TV bagiye basinema nyarwanda bose kubambika aha ngaha birakomeye cyane. yego man Ishangi rero halo aha ngaha ibintu birakomeye cyane. ese ko naguhamagaye nkakura man yabaye mutamika kuri yake ese man ureba nk'igihemba uri n'igihugu nyitabiye kugira ngo rero ibintu utatu nishize man birakomeye yuko gahunda nziza ikomeje cyane Ishangi Radio TV FM none ubu ni sangahe Ishangi Company Limited Rwanda aho bigaragara neza man seriously nawe ubu uri fake tu zirenda kurangira. Diane uyu munsi ni ubwo ntiwawe ubundenganyije koko ibintu biragaragara ko bari mu musige tu ni benshi cyane. Ndareba man cyane ko ari nyinshi nabonaga ari nyinshi cyane sinzirwa nayimana ariko n'ikigoro kubyaza bibe na ngombwa wese cy'urwara kandi mu kibahari nuko bwese cy'urwara cy'urwara n'itegeko hari cyabona imikino yabaye ndabona abana aho ushobora guhamagara 0752 ukuri kwihisha garuka bamwegukamo gutyo cyangwa se bakaguha ndetse by'umwihariko ariko yego ushobora kuba muzayo aha wese ntabwo bibona wagira ngo mwishangire ko batuzana bya bintu byose no gukora ibijyanye n'ibikomoka ku ifarini urumva cece ni yawe urabizi nawe urabizi nawe urabyumva niba ari cyo cyane asobanura ahari nzabana ntabirenze kandi ndabona kugenda neza cyane birashyushye cyane hano birashyushye cyane rwose birigaragaza yani harimo gusavinga abantu bose abahereza keke nyeganyega bya dani kurega n'intwari byabaye kanya arahita abahereza n'ibigori abahereza n'ibigori naho n'akagira abagezemo ibiryo rya nta makaraza oya nawe urabyumva ariko yoga we ni umuti
uyu ni umuti ku bantu bafite ikibazo cya grippe, ku bantu bafite ikibazo cy'inkorora, ku bantu bafite ikibazo cyo mu gatuza ngo barwara za sinezite. none se kandi buriya abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abatuye muri rusange kuki mutabizi witwa no kutamenya ko nyine nibaze mu Ishangi Company Limited Rwanda hanyuma bahereze iriya ji ibanga cumu ya Nyamagana, ubundi hasigemo umurenge wa Ruhango mu kagari ka Nyamagana, aho ngaho bazahasanga icyicaro cya Company. Kigoro gahunda ni gahunda nini yanga ibintu birakomeye rero byari akazi. Urabona ko Kigoro cyaje ni video man ni video ngomeza ibyo rutanga yani alitanze se mama Kigoro ndakimara byakomeza utambaza ni video nawe urabona ko Kigoro kitubutse kiratubutse rwose. no gushyira no mu mba abantu bakirira baningira ngo nawe nabonye hakurya ndi kubona rero ukuntu abantu bari hano bose bakeye nawe urabibona mbona badasanzwe abantu mbona bafite mu mezi ubwo abandi twebwe tugira mu myaka bafite mu mezi aba bantu ubwo nawe urabyumva nyine harimo abantu Ishangi yagiye kura abana b'Ishangi gahunda nk'iyo ngiyo, mbese ba bandi nyine uzi Ishangi nk'abantu rero reka dutange impano ariko reka dusabe uriya mubyeyi nawe nzi ko asobanuye ikintu kinini mu Ishangi Company Limited adufashe naze adufashe kwakira ino mpano mugenzi wacu umunyamakuru ukora ikiganiro bita reka noneho dutange impano uri gukingira reka dutange impano Diane rero kubwo imyaka mikeya guhaye impano ishobora kuba ari ntoya ariko mu mitima yacu n'ahatari asanga iteka ryose tubifuje kuzabana nawe bwa murakoze cyane. Igikorwa turimo kiracyakomeje kandi ntabwo iki gikorwa nk'uko njya mbibabwira buri gihe kijya kirangira ahubwo tujya tuvuga ngo wenda tubasubiza ariko umugenera ritoya tugacunguza uburyo umwete bwakoze. nanjye rero kuri uyu munsi ntabwo icyo ntangaza uyu munsi w'imbabazi Diane washimishije. nanjye ndi umwe mu bakinnyi bakinana na Diane sinema nyarwanda tubana mu Ishangi. rero uno munsi washimishije, nanjye nshimishwa no kumuha iyi mpano nubwo ari ntoya ariko nayimugeneye ijyana nawe ni iy'agaciro. urakoze. Mama,
nanjye uyu munsi nibuka data wacu Safredi Kigema yavukanaga na papa wanjye rero uyu munsi nanjye urumva ko yari intwari ndetse amaraso uyu munsi nibwo tugiye kwambara intwari uyu munsi ni umunsi ukomeye murakoze ariko mazi sawa sinitonze ese iyo murekera aho ngaho rero mazi sawa yango ndetse ndati wowe nanakwanza cecetse rero ikiniga cyinshi biramunaniye kwigisha kugira ndabona hano arimo aramwambika amaherena meza cyane impano yamugeneye ndabizi ko uyakunda cyane nanjye niyo mpamvu Yizera Yesu. Smile. ndetse aranamuhobeye hari undi musore uje mu marinete meza cyane Yitwa Jangiye XTV. N'Imana yose twagiye sazina. Iwacu dukina kandi akatubwira n'Imana rero twiyemeye gushaka XTV. tugerekana yuko iki wacu abana cyane ari abantu mu ngeri zose Turabona ko barimo baragerageza kuba bafatanya murakoze kandi ndabakunda sose batakaba n'umunyamakuru nawe yakumve icyo agiye kuvuga bakinana Note nandege nono byose mubinde bakinana mama Kevin ndetse akenshi nako si akenshi izo mubona zose filime zose mubona akaboko kawe k'ibumoso n'ubundi ni akaboko kari kariho indi mitako myinshi ariko ukavuga ati yewe ntabwo natinya kukwandikaho amasaha nka mushiki wanjye kandi tukaba dufatanije urugendo rwo gushyigikira sinema nyarwanda ariko ubanza porofitiyemo kubera yuko n'ubundi n'ishyari we muri filime bita ingoda ibi bintu nyuma ya mikorofone undi mwana w'urungano babana bose bararize ariko ntimurabona amarira kugenda n'amarira yigisha hariya hari abantu barimo bafata n'amashusho bivuze yuko ibi bintu bino birori byacu ushobora kubikurikirana kuri channel zacu zose Ishangi Focus TV ndetse na Ishangi XTV yewe na Ishangi TV Washobora kuba yamukunze cyane biragaragara tuyize uzwi nka Murundi arimo aramuhobera
arimo aramuhobera. Uyu ni Mbabazi rero. Amonye n'umuntu witwa Mbabazi bitiranwa neza neza. Barimo kumuririmbira n'ibikozo byose umwana. Kumuririmbira ibikozo bikomeye cyane. Ndetse wese si ibanga reka nyirambure. Yego arimo aragenda ayifungura neza yitonze ikinyabupfura n'ubwitonzi. Arimo aragenda ayifungura impano. Ni agashenete keza cyane. Utake ushashagirane mbega impano nziza cyane. Iyo mpano ndayikwambika rwose ushashagirane. Ni impano nziza cyane ikoze muri zahabu y'ishenete. Reka turebe rero hakurikiraho umuntu ahantu kugira ngo ahage. Arimo agenda arembera akiramo anandikira filime. Ndetse ko abantu bombi ari abanditsi ba sinema. Bombi ni abanditsi ba filime nyarwanda. Umuyobozi w'Ishangi Company Limited ati aba bose ari uwambikwa n'uwambika shenete bose ni abanditsi ba ndabona Nita nawe yiringanije amaze kwishyira ku murongo kugira ngo ahe mukuru we impano. Arimo kubwira Nita ngo yamuramutse cyane. Ariko amazina yiwe azwi nka bazizane amuzanye impano. Ndabona amusatira amuhobere aramuhobere. Yarimo araseka. Ibirori bidasanzwe mu gihe Diane ari kurira mu madipuri arimo araseka. Ariko mu madipuri Diane ari kuba mu
nuko umubyeyi rero umwana umubyeyi waje ibintu biracyakomeje cyane kandi ibintu biracyaryoshye. Reka duhamagare umunyamakuru mugenzi wanjye kandi wacu aze abe ankoreye abakunzi rero bishangiye Radio TV FM, reka tubwire abantu yuko iyi gahunda turimo tuyigeza ku musozo, kugira ngo rero ku bantu bose mwari muri hano muri gahunda ijyanye n'umunsi w'intwari, by'umwihariko ku munsi twibukaho Mbabazi Jean Paul, umubyeyi wa Mbabazi Diane. Umunsi ukomeye mu buzima bwiwe, aravuga ati hari impano ushaka gutanga nanjye, kuri iyo mpano nayitanga vuba vuba, hanyuma noneho duhite dusoza twihuse. Ubwo rero Fanny, ngira ngo uyu munsi urabona ko habaye umunsi wabaye mwiza muri rusange, kuko buri wese yishimye kandi buri wese yanezerewe. by'umwihariko umwiga wacu ndetse umwana wacu wavutse buri munsi byamurenze ndetse byaragoranye cyane, kuko ntabwo byoroshye kubera yuko amarangamutima yiwe ari ku kigero kiri hejuru cyane, birumvikana kandi ni ngombwa. urabona rero ni ibintu bisanzwe. urabona ngira ngo ugereranyije ni anniversaire nawe kwibonye n'izindi wigeze ubona, ese urabona gute nk'umunyamakuru w'iwacu mu Rusisi? No kuvuga ngo urusisiro rw'uyu munsi ngo yabaye Rusisi rufite ubundi mwihariko, kubera yuko twameze nk'abantu bibereye no mu muganura, akagori kari fresh cyane. Twari tumenyereye yuko hari ahakora amakeke, ariko urumva ni agashya kandi twabonye muri bidi ya Diane. Bidi yabaye nziza cyane, amarangamutima yanjye yazamutse ngeraho ndasohoka umupete kubona nabikorerega. ariko hagati aho ngaho Fanny, ikintu nababwira namwe muteraniye hano, Diane aragira ati jyewe nararezwe ntabwo norowe, kubw'ibyo nk'uko mwampaye impano nanjye hari abo nagennye wo gushimira, reka tumuhe umwanya abo yagennye gushimira abashimire. urabona ko Diane urumva hari ufite imbaraga z'uko ushobora kuvuga wenda ari kucuki. Reka musemure arimo aragira ati ndashimira abanyamakuru bagenzi banjye bose, ari Fanny, ari Moses, atari ari Fanny na Moses, Sophie, ari na Sophie, ari na Dadi wacu. Dadi na Tuyizere nunguye cyane, ntabwo nabikeka. Urakoze. aherutse gukina filime bita Gitumo, ubanza ngo natwe twamuguye abanyamakuru bose hamwe mbemereye buri muntu kado ku giti cye, umunsi w'ejo. ati murengwari ndabakunda mbikuye ku mutima, ngo tuzabihorane bitubwiye bikuye ku mutima, baradukunda. Reka tumuherere umwanya atangira ahereze mama. nshimira Fiona natambuke, Fiona? azimuhereze impano. Fiona natambuke aze bamuhe impano bamugeneye. ntabwo nari nzi ko duhuje, ntabwo yari azi yuko bahuje mukuru wanjye ikibazo, ntari iby'umuntu, ntabwo ariko si ikibazo ahubwo ni amateka bahuje. umuvandimwe. Yego, iyo ndamukunda n'ukunda aramuberanye ati ndamukunda cyane. Diane, Fiona mu marira menshi, bose barimo baramuberana ati mukuru wanjye ndamukunda cyane. Ati ntabwo nari mbizi yuko baba duhuje amateka, ati ntabwo nari mbizi yuko uri umukobwa wa Gisa Rwigema, nanjye nkaba ndi umukobwa isaha yanjye bayambuye, ariko we akantu k'ikiri
kimenyetso bakita kuki yego narifite nanjye akanambaraga ati kugira ngo umpe agaciro ibintu ati natwambitswe na mama nanjye natubambitse ati mwumve yuko aka ni agaciro k'umuryango si agaciro nyangoro bya bintu ni hatari ni hatari namwe murabyumva uyu munsi ni umuntu udasanzwe mama Jibril nawe ati ngwino arimo aragenda ababwira ati ndimo ndagenda mwambika ku mpano mama yampaye ati ni impano y'umuryango nanjye mpahaye murumva yuko ntacyo kamushyirireho ku rutoki byakunda ati muhumure ati igihe nemeye kubajyamo ideni rwose mama Sonia nawe naze ati uyu ni na mama wanjye muri filime abantu benshi mbona bafashwe n'ikiniga uyu ni umunsi udasanzwe urubyiruko rwa none rurimo ruravuga ngo hahiye buri wese ari kureba igisobanuro cyo kubana mama Sonia nawe biramurenze arimo ararira namwe murabibona mose si byari ibintu ni hatari mama Sonia nawe ikiniga kiramufata ariko ntabwo aragenda ahubwo ni ukubera ibyishimo kuko umukobwa we muri filime aramutunguye amutungura amuha impano amutungura amubwira ati nubwo uri mama wanjye muri filime ariko ufata nka mama wanjye agaciro rwose dukomeze rero ati hari umuntu ukigari mabukwe muri filime arimo aragenda abakunda nyirabukwe batangiye kurira ndabona bibaye nk'ibyaha Naomi n'abakazana be yavugaga ati yewe turajyana turabana sinawurupa nabona ari hatari uzi ko wagira ngo ni ibyanyabyo ntabwo wamenya ko sinawurupa da Sonia nawe rero Papa Sonia nawe ni umukinnyi bakinana muri filime duherutse kuba interview tumubaza tuti pasiteri ko tuvuye ku pasiteri mufite gukina filime Jacques ahantu yaba ari bose turagira ngo tumubwire yuko nawe arimo ashaka kugira ngo Jacques Ashura natambuka yaje Jacques yaje abakinnyi bose dukinana ndabakunda mwese kandi mbakunda kimwe mama yanjye mwende mutwambara ko katari bukire nzamugurira kenshi ndabakunda kandi bivuye ku mutima kandi bawumugira Ashura nawe twarakinanye ibintu birakaze ndabona fani n'abashaka kugira arimo baza ati ese nta ka papiye umushwari kari aho ngaho ngo mwereke ukuntu mba nigenza ko mbona hari utuntu turimo dushoboka singira ngo ibintu ni hatari ibintu birakaze mani bawumugisha mwambaye hafi muri abana cyane Joyeuse n'umurungu nawe n'abandi bana Joyeuse n'umurungu nawe ati namwe mwaza abakirisitu harimo n'uwambaye ishapure bose Yesu ndetse n'umubyeyi bakikira Mariya bari ku meza amina kandi abizi ko amina bwa Yesu Kristo umwami wacu amina kandi namwe nzabaha impano yanyu n'abakene izabageraho aho muba muri bawumugisha muba mwaje kubana n'abakunda inshuti bakunzi ba radiyo bazabaha impano zanyu nzakohereza FM turabakunda cyane turimo turabakurikiranira ibintu by'umusitari icyamamare cyane
wa papa wanjye kandi bamugisha Mama Cyusa urimo urahamagarwa hamwe na Cyusa wawe muri karibu uzavuge ngo hari impano mwaragenewe mukaba mwagenewe na Diana ndagukunda Imana ijya umugisha kandi uri umumama wihanganira muri kimwe wakoze kubana nanjye nikatagubwira ejo nzakaguha Ura kamukwiriye Diane n'ukibazo kamukwiriye nsabe n'umwanditsi mugenzi wanjye wo muri gisite naze nakoze Imana imumugisha mwinshi dufatanyije umwuga kandi tuzagirana inama dutera imbere ndagukunda tuzaha umutima wanjye wose nikatagupfira nzakora ndumva bibaye reka nimba nsize muri foka akambwira ikindi nshimiye XTV buri muntu wese uzagira anniversaire ndahari kubwe kandi nzamushimisha uko abishaka ndabashimiye ndashimira Naivani nawe natambuka dukinana muri Focus nubwo dukinana tutameranye neza ariko turakundana ati burya ni filime ntabwo ariko ko kandi bya bintu burya biba bikaze Jambo rero gahunda irakomeje ndashimira cyane cyane umuyobozi wa UPD ni umubyeyi mwiza ndamukunda kandi mbikuye ku mutima Imana izaguha umugisha n'urubyaro rwawe rwose ndambuka mu Imana nakugeneye akaba yaturiye ku muyobozi wa UPD wambaye umupira w'Ishangi Company Limited n'ingofero nziza cyane rinete amaherena nabikoranye umutima ukunda Jambo rero gahunda irakomeje ndashimira by'umwihariko wenda mu byangane ntabwo nanjye ari ndashimira by'umwihariko twize mwatambuke twizere mwimo gushimira imbere y'uruhame rwa Yesu agahita mukunda n'umutima wanjye wose uyu ni Philippe Ruzigamukozi mbere y'imbaga y'abantu uri musaza icyo uzangeneraho cyose uzakibona na mushiki wawe habe inama habe buri kimwe cyose ndahari ku bwawe nifuje kuguha impano umuntu yampaye tiza amwanditse impeta na musaza we nzakugurira n'iki amakigo katikati nasabaga mbabazi bazina wanjye ndamukunda mbabarire naze duhane twizere ino mpano ati ngwino umfashe duhe twizere ino mpano umusaza wanjye ndamukunda tubindi mwe kwa papa na mama uzamwuwe nk'uko mwuba yabinironi hatari birakomeye cyane ibyanyabyo ni hatari ababyeyi hariya ndabona emosiyo zafashe bazi cyane cyane murumuna wanjye anita ajya mbicira ibiryo nagiye basabye bashaka kubirya murumuna wanjye anita umwana mwiza umwana tubanye igihe
ndamushimira ko arabizi ko nkunda amata ajya mbwira ngo bagira gutya kandi akambikira n'ibiryo batwizere babimubaza akavuga ko ndashimira Soti maze Soti Pro akaba ari umunyamakuru mugenzi wacu kwishani Radio TV maze aze bamushimire reka twumve impamvu bashimira Soti Pro. ndamushimira Soti mbikuye ku mutima ni musaza wanjye ndamukunda kandi n'Imana irabizi ndamushimiye duhurira muri byinshi mu bunyamakuru ndetse no mu bakinnyi ba sinema nyarwanda turakina abantu bose Soti ndagushimiye imbere y'imbaga mushiki wawe tuzashaka byose aba inama aba ubufasha ndabukwembere mani kumugisha ndagukunda mushiki wawe maze nawe ni hatari rero by'umwihariko rero ndashimira papa wanjye kuri izi saha tugira imana Victoire niba bagiye mu cyimbo cya papa wanjye ndagushimiye uri intwari ari wowe wose nagiye mbana nawe umbereye umubyeyi ndagushimiye nawe igihe nikigera ndagushimira imbere y'ababyeyi banjye murakoze Imana izaguha umugisha murakoze uwo Gategezi barimo bavuga ni umwe mu bayobozi ndamushimiye rwose ko yabyitabiriye akaba ari we ushinzwe umutekano ni umugabo mwiza umunsi w'intwari ntabwo nabamushimira ushinzwe umutekano w'uyu mutwe duherereyemo mama minyoni n'abarimo baramushimira akaba abo bose bashimira n'abaturanyi b'Ishami Company Limited yego cyane mu by'ukuri ni umuntu uzi kubana akabana n'abo bakorana ndetse n'abo baturanye reka twumve ishimwe ari gushimira mama minyoni umuturanyi wabo ndagushimiye umuturanyi mwiza nawe ugizoro kenshi ari umusanzu wagize ubato yaramuzirikanye ni umubyeyi mwiza kandi wakoze kwitabira ibirori byawe kandi kumugisha Sharifu musanganye n'abatambuke na Salimu nabo mbashimire n'abana bahereye kera bambwira ati tukuri inyuma muri video yabo nishimye kuba nababonye Imana ibahe umugisha basaza banjye murebe hano mwubure amaso ndashimira perezida ugende maze amafoto ubura amaso ati nacyagiye rwose twavuze nabyo ndabyibuka nabatambitse muri sawa ndashimira perezida wa TCTV yabaye intwari kuko uyu munsi yarangiye ati Sabrine dukuri inyuma kandi nta n'umunsi ugera uhabwa uzatubona tuzaserukana intore nabashimiye bahungu banjye mwaserutse